ahubwo turi mu mishinga. Aramutse akomeye urumva bukabije inzozi se? Ahubwo we yabazikabije. Yego nanone. Nzovu yabatembaga yahashaje. Umva yewe mwa. Ibyo ari byose ndakuruta wabyumvise irambura intoki zawe. Mana nta kintu ubona bura. Ereka abantu. Zaje b'imihanda nk'iyibumbo. Umutwe. Ubwonko bwawe burayunguruye cyangwa ubwo birimo ibikatsi? Nukuri ko Imana wasanga binarimo ibikatsi kuko societe na communauté bitandukanira he? Reka nanone tubasuhuza abakunzi ba Tigo Misho aho muherereye hose, tubashimira uruhare rwanyu maze kugenda mutwereka mukora subscribe ndetse n'ikiri nshyashya biragaragara, ariko nanone urukundo muri kutwereka burya basabu bange mununka mu munsi umwe cyangwa minsi 2 Tigo naho kuvuga ngo ni cyane ikiri nshyashya turafatana. Oya nese ni imitari nshyashya umazwe ry'amafaranga ngahe? Icyatanu nacyo kizakora iki? None tugarukanye na wa mugabo wo mu Gisaka, niba ari umugabo niba ari umusore niba ari umwana simbi niba ari umusaza Metusera waramutse. Aramutse none se urabona ntabyutse. Wabyutse koko? Waramutse koko? Ese nimba ntaramutse urabona ntari hano. Urahumeka wanyuma ngo naramutse. Urumva ntangiye. Umugani uvuga ngo Bakame impyisi ijya kwa Bakame ngo waramutse Bakame ngo ntamira mukire yanjye. Urumva waramutse koko? Kuba naramutse nyine naramutse kuko ndi hano. Ubagiye kubarura abantu wagenda. None urabona napfuye. Oya hari abantu rega rugupfa hagaze n'ugupfa bagashyingura. Hari ugiye babarura abantu bapfuye n'abapfuye bahagaze. None ubwo ngende umurambo ugenda noneho. Oya ntabwo umurambo ugenda ahubwo uri umurambo ugenda ujya gupfa. None se ratateta bansuhuza abantu ariko nyiko hatatse nabi amakuru yawe. Allo amakuru ni meza. Nawe uzi ko uri mwiza ariko? Oya umwiza ni Imana. Mwiza ni Misho. Bakubwira ko uzi guseka neza se? Haseka imashini tukararira buriya wasanga genshi nyika. None se iyo abantu bakora ku isura uri mwiza kandi akaba ari sene bakubona mu kintu akagome kakajinyo ukuntu bihuza gute koko? Sene ni script. Kandi script igusaba kuba uwo uriwe ego. Hanyuma rero teta nawe ni teta. Uriko gusomana n'umugabo ryari? Shano ni kera cyane ariko na saa 12. Bivuze ngo uhora ubikombuye? Oye ndabikora buri munsi iyo mbishatse kubikora. Wabaye nk'inkoko? Iyi ntamazi. Ibyo muganga yanyandikiye. Nange nturi nuko muhura nazo Tigo. Karamizwa amabuye waramutse. Amabuye ko batayarya yakuramira ute? Amabuye ntabwo ngo kandiriye amabuye nko kwishansiye. Bandiriye isima bandiriye beto bandiriye amabuye barabirye. Ubwo wari isima n'amabuye arnyiki. Hane gihapfa ntabirye. Aho reka Tigome nako reka nibarize Metusera. Aha uyu ni teta aturutse hanze y'ahantu ntamenya ariko aya ni umudamu mwiza cyane ngenda muza ariko haraho ntararenza. Ahubwo ikintu nshaka kwibariza Metusera. Hano tuyaducishamo urwenya rwacu tugire muri bibazo bichallenging umuntu tukareba imitekerereze ye. Hagusanga umuntu arumbare nka Tigome ariko imitekerereze nyine yameze nka rohiti. Ya femero hiti urayizi? Urumbara bushatse kuvuga ngo umuntu urumbaraye ufite igihagararo kubigaragara ariko ubwenge bwawe ari nk'akabuto k'umuceri. Yego. Ari tete vide muri make. Nta mwana wo mubakire ugira tete vide akenshi babona bambere. Nyamara kuzinduka kw'inkoko ntikuzibuza kunya ku butanda zarayeho. Umuvuduko wazo. Inkoko nizinya. Neza zikora. Okay Metusera ngiye kwibariza rata. Nako kambanzo w'umuhungu wo mu bakire. Uvuga ngo pete wo mu baboss. Mu pete wo mu baboss. Aha amabuye y'agaciro. Nayo tubona bubakisha. Kuki bamwe bahita bagaciro andi bahita agaciro ubona impamvu ari yihe? Ujye mbaza ibyaye na mayonnaise rwose na brebe byo ntabyo nzi. Mba ya mitekerereze yawe rero cyarapfumaguritse imiryango yakuri yanze kuza. Ratanyibira teta amabuye y'agaciro tuzi bacukura bati dore wenda gasegereti zahabu na diamant nande ntari kumenya ntari kwibuka andi bubakishayo kuki batayita agaciro kuko nta gaciro afite. Aragafite ahubwo kanini cyane kuko akora inzu tubamo. Ahubwo sinzi impamvu atari yo bita y'agaciro. Ku giti cyange nanjye ndabizi neza ko ugiye gukora bije y'umuntu nk'aba engineer n'amabuye yashyiramo agaciro kayo kandi bakarenga bati ntabwo ari amabuye y'agaciro. Ubona impamvu ari yihe? Ukuri ko Imana wayibaza abacukuzi.
nta uragucukuraho se Oshwe. Nge nta none se Nzovu muraziranye Nge nta kirombe mfite Nzovu. hari umugabo witwa Nzovu ureshya n'ingingo z'ingenzi z'amakuru ariko nugira umutarimba no mu mabuye urabona ko ryo yicukura amabuye bareba ahantu hari ubwate bagashingamo bakegura Nzovu na hatari ubwate arabwishakira mpaka ntimurahura ubwo n'umucukuzi se Nzovu twarahuye kenshi turaziranye yigeze akumenya ntago yigeze amenya ijambo ry'Imana avuga ngo iryo joro Aburahamu amenya Sara babyara Isaka Nzovu ntarakumenya ntago turamenyana ahubwo turi mu mishinga aramutse akumenya urumva ukabije inzozi se ahubwo we yaba zikabije yego nanone Nzovu yabatembaga yahashaje yes ariko hashashe ikirago oya matera Rwanda fomu za matera zo mu banyeshuri Metusera umeze neza ariko neze neza ndashima Imana ndaho ni wa muhungu mu bigabiro bya Rwabugira Bumbogo bwa Nkuzi nyita Rugera Inyange nyita Umunyagisaka nyita Metusera nk'ibisazwe rero hari ukuntu ejo nabonye akivugo kawa ahantu kuri TikTok nabone se umuhungu ntabwo zasose mu bigaro bya Rwabugiri turabizi neza ko ari Ibumbogo waza utinyita Umunyagisaka igisaka kiri Ibumbogo cyangwa Bumbogo negiye mu Gisaka Umunyagisaka niho nimukiye ukaba uvuka mu bigabiro bya Rwabugiri mvuka mu Gisaka nkaba nituriye mu bigabiro bya Rwabugira Bumbogo bwa Nkuzuzi ujya umenya se uwo Rwabugiri n'uburyo uramuzi Rwabugiri niyo mpamvu nagiye kwatura ngo menye amateka ye mbo nanga cyo uramenya reka mbanze gatoya wari uri kubaza kuri abo bantu ngo ati nukubona imitwe irumbaraye bafunze mu mutwe nk'amabiye nibyo koko uwo wawe wabaye nk'ibuye ritega urugi utangiye no kuntuka sinkinagisubije hari amateka y'abami waba uzi se Metuse amateka y'abami se amateka y'abami umuntu agenda yiga kuyamenya n'utarayamenya yaba abami niwe babajije cyangwa uretse ndaje nkwibaza icyaho amateka y'abami nka Rwabugiri wo nguwo hari makeya uri umuhiri urimo urabishakisha teta akamwibera akabazo kawe ahubwo si umuhiri gusa ni umuhiri teta wavutse ryari ubusanzwe iby'ukuri kandi navutse batema amasaka oya nshaka iby'ukuri nshaka kuganira noneho wavutse ryari keretse mbona imyaka yatera ikibazo oya nta kibazo okay wavutse ryari ngewe navutse itariki 25 z'ukwa gatanu 81 ufite imyaka ingahe mfite imyaka 43 aha none iyo baravutse mu myaka 10 ishize wakaba ufite imyaka ingahe ntago nyizi kuko atari we myaka navukiyeho nyine ni ikibazo nkubajije nuko kuvuga ngo imbwa yirukanganye urukwavu mu masabiri rarufata ngo yakoje umuvuduko ungana iki wari uhari icyo bibagire bakubaza nako byirukanka urambwiye ngo wavutse muri 81 ukafite imyaka 43 sikumbwiye nene nakubaje ngo iyo baravutse mu myaka 10 ishize wakaba ufite imyaka ingahe mama wawe ni wizi kuko twari twavutse impanga avuze ngo iki aramubajije kabisa rero nanga imbwa nuko muhura nazo avuze tigomi karamizwe amata okay nyine wavutse ryari nshaka kureba mind zanyu imitekerereze yanyu uyari kubikwepa nagaze ngo nuko yakubise yatwitse ahubwo hari ikibazo uri gukwepa utashoboye gusubiza wavutse ryari mu by'ukuri 31 z'ukwa gatatu 1990 ubwo ufite imyaka ingahe imyaka 34 aha none iyo waravutse mu myaka 12 ishize wakaba ufite imyaka ingahe iyo mba naravutse mu myaka 12 ishize wakaba ufite imyaka ingahe naravutse mu myaka 12 ishize nakagombye kuba mfite 12 icyo ni icyaha Metuse wavutse ryari navutse ryari ntago nzi igihe navukiye none se waravutse ra ahubwo se ko ndeba uyu munsi wamye undwanya nimba ntaravutse ntago ndiho none se ubwo uriho koko urugiye kongera kubwira cyangwa ndiho ntariho ugiye kongera kubwira abantu ko ndi umurambo ugenda gushyingurwa ariko ni okay teta nanone ntabwo uramenya imyaka wakaba ufite none se we wavutse ryari nyine banza umbwire nyine we wavutse ryari nyine uraza ko nese urambaza ikibazo nabaje nawe ntabwo utegura ikibazo uza kumbaza kindi nawe uri umugore ngende umugore igitsina uramuhemba amuhemba iki se namuhemba ariko ubuse naguhemba Nzovu duhemba amahiri naguha Nzovu wampa Nzovu se waramubyaye cyangwa guha nyoko ese ikibazo nagisubiza cyane wagisubije wagikoze muhembere ntakeze none ziragangaye wanyatura beto nubwo ari cyane cyo mu bakire me giterura beto iyo ufite ibitoki bigangaye ariko ni mu gihe nabonye Tigo niwe muntu ukaze ibicuruza mbivuge
niyo muntu ucuruza ibintu bitajyanye na rimwe. Oya hora ngewe uri umuteke. Nivuge ndi umutekinisiye nkora telefone. Ibindi ari bushyireho haraba bigeretse nkora telefone yazimye se irimo yazimye. Nkora telefone yazimye nkayifurashinga ikaka mbese nibyo. Tiga umugeza ahantu akorera ibyo avuza nibyo. Ariko wanyemerera nkagira inama n'umwana wo mu bakire utunzwe na mayoneze. Ngaho mugira inama ko rwose. Umva yewe mwa ibyo ari byose ndakuruta wabyumvise irambura intoki zawe. Mana nta kintu ubona bura. Ereka abantu. Zaje b'imihanda nk'iyibumbo. Uyu muntu nubwo bamugaburira mayoneze bagerageze bamushakire n'utudodo kuko akennye imboga. Uyu mwana rega niko akunda avuga ngo akennye imboga. Igiti cyamanitswe mw'imbwa ntikiburamo mu bwejaguro. Yakuze arya amateke gusa none yageze igihe kurya mayoneze abyihase cyane kandi ibibazo mu nkoro y'ubuvugizi cyangwa nimwe mugiye kundwana. Oya nimba iwanyu nta mboga bagira twe twazi gushakira cyangwa tukagusoromera nakateye ariko ukarya ibyatsi. Aho hantu akorera ntabwo bivuga ko uretse azagenda hagere hari ikinyira umutekinisiye mwiza nta telefone yamunanira. Iyo akubwiye ngo irananirwe nyine ni ukujugunya. Ntabwo irwa ruhanya ngo uzajyana ahandi arwetiye telefone uzajugunya ntabwo ko aba yanze ko yarangira abandi cyashara. Ariko iyo byo ku ruhande ibintu hacururiza ibintu bitajyanye namba. Ariko ibyo bintu bitajyanye bari ibintu bijyanye ni ibintu biri mu bwoko bumwe. Ukora telefone yakora n'imashini, ukora imashini yakora izi instruments zose ziri electronique. Noneho wowe rero shaka use bivugera acuruza amakariso naraya. Reka amakariso namba najo uwambaye ufite telefone ikariso nziza yayambara nyine. None ariko umuntu azateye wamaye sharijeri unati wama ego mwanzu ikigwa wese umutipe ibintu ibintu bitajyanye na rimwe. Ndibuka kera turi ku ishuri turafe gutaha twiga entrepreneurship hari umutipe wavuze ngo ngewe ningera mu rugo nzashinga akantu koroheje we na ka business ntangirireho. Ngo uzakora iki se? Ngo ushobora kuzagenda wenda ngatangiza boutique ngashyiramo ngo kawunga na kamambiri. Bani ibintu bitajyanye. Ngo nimbona bikomeye nshyiremo imyase na byeri. Nisi ibintu birajyanye. Ngo na byeri. Ngo nyuma nzaza nawe ndi birayi ngo na jirete. Nisi ibintu bikuru kugenda ibintu bitajyanye. Natigome nawe nanjye ntuzi ibintu bitajyanye. Wewe gusa byose biragenda akazi kuri manganye. Ngiye kubona mumvonye kubona ati mereza hano bimereza mbara 30 yanshyirire hariya. Uyu munsi mwambahore mukaza kuzaho nkorera n'umufana ushaka kumenya aho nkora azambare neza ashyiremo ikote rye aze mwereka ahantu nkorera. Nge nzahanyura rimwe na rimwe ngufotore. Nge nzahanyura. Oya yambaye nabi ntago yamwakira. Bura kwinjira mu biro nanone hari igihe uhinjira ukuntu yenda wanatera n'agakote ariko kwinjira mu biro bisaba ngo upfa kuba ufite ikofi uko wakwambara kose ufite amafaranga nta na hamwe utakwinjira. Okay, hanyuma rero Teta kankwibarize ndakuzi ko uri umusirimu mu mutwe nubwo wenda amabura amwe namwe asigaye ajegajega. Amabura arajegajega. Barahameshe ntiharuma. Baravuguse cyane. Ubwonko bwawe burayunguruye cyangwa ubwo birimo ibikatsi. Nukuri ko Imana wasanga binarimo ibikatsi kuko societe na communauté bitandukanira he? Societe na communauté. Ibyo bintu babyigishije ntahari. Imitekerereze yere nawe. Ibyo bintu babyigishije ngewe ntahari kandi n'icy'abantu. Arampo. Kangwaza ikiri cyoroshye noneho. Ariko ntabwo uzabura nawe ubigukora. Nawe ntacyo. Ndi kwibari okamaze metusera. Mpagaze imbere y'abantu 30 kandi nyuma yanjye hari abantu 30. Kuri iyo tere abantu bangahe? Uhagaze inyuma y'abantu 30. Mpagaze imbere y'abantu 30. Inyuma yanjye hari abantu 30. Turi abantu bangahe kuri iyo tere? Turi 60. 61. Tigo 61. Ubu imitwe 3 yose imeze nk'iy'inzuzi nta mutwe muzimu urimo. Uhagaze imbere y'abantu 30 nubwo atari njye wakibajije. Uhagaze imbere y'abantu 30. Inyuma yawe hari abandi 30. None se navuze mpagaze imbere y'abantu 30 inyuma yanjye hari abantu 30. Ubwo turi abantu bangahe? 31. Bivuze ngo utekereza byarangiye 31. Uri nka Sofiri ku muhanda ntiwafotora ibyarangiye cyane. Ugenda kubya kubwiye. Ntabwo nari namubaze. Yambwiye 30 inyuma. Ari 30 inyuma abandi 30. Nabaje ngo kuri iyo tere turi abantu bangahe? 61. Urimo ni 61 utari muri 60. Ariko kubanza ushobora urimo ni 61 utari muri 60. Nanjye ndimo. Urimo ni 61 wowe Mana
karya injangwe w'imvuna. Nawe sindakurya uriyo nka uzarya iyindi. Aya w'imvuna mu bwonko mu bintu nizi ibyo ntibirimo iyo mibare yawe ipfuye nawe nawe tusobanurire numve ntabyo yashobora n'abantu 31 gute rero. Okay, reba urugero ubikoze ryane nako ntabwo wigize uhagara ku kintu ariko nabikoze nigeze uhagara ku gisubizo cyawe ngo ucyumve ko ari ukuri. Nabikoze ko ari 31 urangije uhita uvuga ngo nize ni mugabo. Okay, reka nkwereke reka mbisobanure. Hano turabantu bangahe? Abantu 4. Ha wenda urugero rworoshye turukoresha baturi hano. Dusupoze ko wenda duhagaze tureba hariya. Sibyo? Metusera hagaze imbere y'abantu bangahe? 3. Sibyo? Uri imbere y'abantu 3. Inyuma yo hari abantu bangahe se? Ndabyumvise ukebutse ukanahindukira bwaracuramye kananigendere. Oya imbere y'aba bari abantu 30 mpagaze imbere yabo. Inyuma hari abandi 30. No. Ariko yavuze. Nese wanuriwe kano kayamagaze imbere y'abandi. Yabagaze imbere y'abantu 2. Inyuma yanjye hari bangahe sebwo? Inyuma yawe hari abantu 2. Wivuye ko inyuma hari 2 n'imbere hari abandi 2. Navuga ngo n'imbere wanturiwe. Icyo cyungo nagishyizeho. Navuze nti mpagaze imbere y'abantu 30. Inyuma yanjye hari abantu 30 nuko nakibajije. Ubu ni Metusera garuka hano. Ako ubundi wize cyane ibyo ahubwo iyi nturi nawe ariko harimo inzuki. Oya uraturisha inzuki. Reka mwambere mukatubesha. Oya nicyo akoze Tigo kujya utekereza bitinze kandi yaba ari motherboard telefone umaze kuyishinguzamo. Motherboard ko nayipima kamya hirwaye. None yawe we namenye ko uruhara. Okay, tugana ku musozo rero. Tugana ku musozo hari kibazo rashatse kumbaza. Ni none aha cyanzagishakira undi mwanya. Uzagishakira ikindi gihe kuko ni kirekire. Usanze utapfa kugishobora? Oya nagishobora. Ahubwo ndi kwibaza ku cy'umusatsi wawe wameze. Nicyo nari ngiye kukubaza ubundi. Waruze ngo uzanyigonde zo ndagasaza. Uruhara. Gahararuka imiryango. Aya ntago nahaguruka umuryango. Minu kiraheze. Ntujye uhinduka. Ako mugani washatse kari mu ndirimbira nk'umuntu w'umusaza ngo ndirimbira. Kuki cyawe nzize? Kumubyizi ndaguha. Uwo mubyizi wihorere. Ngaha ko guhamagaye se umugabo. Hari umugabo witwa gutya? Umva nshano ise Leopold abari iki? Leopold ni iki? Ufate telefone ya Manase. Ureko Claudine atanditseho ngo ni Claude. Bite? Mu buryo bwo kujisha umugabo. Yangane ndaje ngo uhamagare ndi mu kiganiro. Uyakoresha ubuhe buryo bwa Onapo? Ndaguhamije. Si wari utangiye uvuga ngo ni umugabo. Akoresha ubuhe buryo bwa Onapo y'ingoyi? Akoresha prudence. Yego nanone reka dusoreza aha rero Tigo ako mwanzi ntago ngendera abana neko mana wumvise ihene irabitarongo irahaka. Oya wumvise imyaka afite. Reka dusoze ikiganiro ariko basharinge ibiganiro ahubwo ari benshi. Je ntago reka bitubisabe Metusera ngaho dusoreza ikiganiro. Yes turasoje rero ni kuri Tigo Misho narindi kumwe n'ibi byamamara ariko Manu ugabanye ibyo bitutsi uri kuntuka ngo ndo murambo ugenda. Kora subscribe kuri Tigo Misho yari Metusera rugera inyange umuhungu mu bigabiro bya Rwabugira ibumbogo bwa Nkozuzu. Ciao ciao. Bye.